Rankate bwa mbere imyaka 20 ndajurira bampa imyaka 5 nta mbabazi ziba ku cyaha cyo kusambanya abana nazo ahubwo ubu byaranakomeye ahubwo abantu babyirinde. Waguteye ndaragiye nta kumubona nta famiye yuzi bari ibintu bigoye cyane. Hagati aho ngaho ndanarayibyaye nguma mu rugo kugira ngo bizadusigire bibe urukingo rw'abandi niba koko uku ni ukuri mbona cano tubaha ikaze tubishimira dusuhuza abadukurikira bose abari mu Rwanda abari hanze yaho abari mu ntara zose amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali dusuhuza muri diaspora mudahwema kudushyigikira no kudukunda tubibutsa gukora subscribe share na like. Uyu munsi dufite ubuhamya budasanzwe, ubuhamya burimo ibintu bisa nk'ibibabaje cyangwa binababaje koko. Ni umukunzi wacu wadutumiye aratubwira ati hari ubuhamya nshaka kubasangiza n'abandi bose babwira ngo karibu. Hari ubuhamya bwinshi abanyarwanda dufite n'abandi bumva ikinyarwanda yewe no mu zindi ndimi ni mu bishaka, ubuhamya buba bwarabaye ubw'abantu ku giti cyabo bakabigira amabanga, ariko iyo ubuvuze wumva ubohowe. Uretse no kubohorwa ubwo buhamya iyo ubutanze bubohora abandi bireba. Umugabo rero turi kumwe yatangiye bibwira ndetse ari kumwe n'umufasha we bakatunyuriramo muri make ibintu byagiye bibabaho. Hagati aho natwe nitugira ibibazo bimwe na bimwe turabibabariza, namwe nimugira ibindi bibazo nimushaka ko bagaruka murabyandika muri comment, ibyo mutazanyurwaho baduhaye karibu igihe cyose. Muraho neza? Muraho neza. Muraho ngaho rero mwatangira mwibwira abadukurikiye mugatangira no kwivuga akanya gatoya ubundi mukatubwira ni iyihe nkuru mushaka kugeza kubakurikira ukuri mbona. Murakoze, nitwa Ntamukunze Eric, nkaba nubatse mfite abana 2 n'umugore umwe. Bire ndumva ari ibyo mwaduhamagara muvuga ko mufite ubuhamya, ariko ubwo buhamya abadukurikira mumenye ko bushingiye cyane cyane ku kiganiro ukuri mbona yigeze gutanga ivuga inda zitateganijwe. Icyo ni ikibazo kiriho kano kanya kiri kuvugwa ahantu hose, ariko cyanahozeho ni ikibazo gikomeye tugomba kuzikumira, tugomba kubyirinda. Ni ikibazo abo kigezeho kibakoraho, ari abana babatukomotseho bikabakoraho, ari imiryango bikayikoraho. Ni icyaha ndetse gishobora no kwitwazwa umuntu akabeshyera undi kitanabaye. Ubwo rero Eric yaraduhamagaye ati ndagira ngo mbasangije ngewe icyo twakwita nka experience nahuye nayo y'ukuri, ureka ababyivugira nkamwe mu bivuga gutya arabitubwira, twagira ngo noneho tuguhe ijambo rirerere rubivuge. Murakoze, nkuko nabwiye nitwa Ntamukunze Eric, nkaba nkimara kubona ikiganiro mwigeze gukora kijyanye n'inda zitateganyijwe, naragize igitekerezo cyo kugira ngo mbashakishe mbahamagare mbabaze niba byashoboka ko mwansura, noneho ngewe nkabibabwira ukuri kuko ngewe ni ngewe byabayeho. Noneho rero ukuntu byaje kugenda, twari tukiri bato ya za 2010 ubwo naje gukundana n'umukobwa bita Kamariza Adeline, turakundana biba ngombwa ko we ntago yari yujuje imyaka, ariko ngewe sinkamenye yuko iyo myaka atayujuje. Noneho nza kureba uburyo ki turakundana birarangiye, tuza kugwa mu cyaha cyuko namutera inda kandi imyaka ituzuye. Yari afite icyo gihe 16. Ubwo hashize iminsi ndimaje kuba nkuru biba ngombwa ko bamfunga, ariko ngewe ku giti cyanjye mpamya yuko ari icyaha nakoze cyatumye mfungwa. Abantu muri rusange bo bakavuga bati ni umuryango w'umukobwa wamufungishije. Oya, abantu babifata gutyo ntago aba ari byo. Iyo wasambanyije umukobwa utujuje imyaka, urukiko ruragukurikirana, hari icyo amategeko abiteganyaho, bagomba kugenda bakaguhana ukagororoka ugataha ugasubira muri sosiyete nyarwanda. Reka nkwaka ijambo gato
ariko ijambo ni iryawe ahubwo no kugira ngo dusobanurire abatwumva. Ese mu by'ukuri koko wumvaga batagufungishije cyangwa mu by'ukuri uremera icyaha? Njyewe icyo gihe numvaga yuko ari bo bamfungishije kuko ntarinzi icyaha nakoze icyo ari cyo, ariko nkimara kugera muri gereza meje kubisobanurirwa, meje kugororwa, naje kubona neza ko ari icyaha nari nakoze. Ari nayo mpamvu natashye, aho kugira ngo mvuge ngo mbagirire umutima mubi, ahubwo ngewe nsubirayo mu rugo mbaka umugeni, baranamfasha baramumpa. Okay, ako kantu umenye aho warugeze, ndagira ngo akomerezeho, nkunda kukabwira abantu cyane. Wenda namwe murambwe, hari undi muntu muzi wari wemera nuko nawe bakwigishije? Nta banyarwanda bake bemera icyaha cyangwa bemera ikintu cyabaturutseho. Iteka abantu baburana umva bavuga ngo barambeshyera. Aya makipe ya kera igihe umva bavuga ngo batwibiye umusifuzi. Ni umuntu umwe gusa agiye kugeza ubu nemera mu Rwanda, ni umuntu bita Rukara rwa Bishingwe. Rukara rwa Bishingwe niwe wigeze kuvuga ati bamufasha ati urambaza iki kw'icyaha nagikoze kabisa, ati gusa bizabazwe nge ntibibazwe umwana wanjye. Ako kara gaciyemo badukurikiye bajya bambwira ngo nge mbigisha utuntu babo batibuka. Rukara rwa Bishingwe kugeza ubu niwe muntu wemeye icyaha, abandi iteka barabanza bakaburana iz'amahugu. Kandi ako kantu wenda turi bugasubiremo murakatwigisha yuko kenshi nta muntu upfa gufungisha undi, nabyo biriho, ariko muri rusange burya si cyo kiba kigambiriwe, ahubwo ni itegeko warwawe, uhura n'itegeko rikagukubita, ahubwo hari ubimenyesha. Ubimenyesha no kugira ngo nyine amategeko yubahirizwe. Ese utabikoze ni gute byakwemera? Ntibyashoboka. Ubwo kara gaciyemo mukomeze mubwira abantu, twari tugezaho yuko wanabyemeye nyuma yo kugororwa, kuko watubwiye ko mwahawe amasomo ahagije, ahubwo n'ikimenyimenyi ubirengaho. Hahandi bakekaga yuko hari inzigo, wowe ujyayo uravuga uti reka njye kwa ikisabo nkomeze nkijishe, mukomerezaho. Ubwo hariho abantu, dusubire inyuma gato, hariho abantu babyitiranya. Iyo usambanyije umukobwa utujuje imyaka, niyo yaba yujuje wamufashe ku ngufu, ukagira ibyago bakagufata, wiruhanya, emera icyaha kuko niwe uba wagikoze. Nta mpamvu rero hariho ibintu abantu bibwira ngo ubwo runaka ari we wamfungishije, ntiyite ku cyaha yakoze, mu by'ukuri akita kuri wa wundi watumye bamufata, kandi biriya ntabwo ari byo. Iyo wakoze icyaha ukagira amahirwe ntibagufate, ubwo nabyita nk'amahirwe waba ugize, ariko iyo utayagize bakagufata, emera uhano. Gusa hariho abantu babyitiranya, iyo ugeze muri gereza ngura n'abantu babi batameze neza bakakwigisha imico mibi. Oya, ntabwo ari byo. Iyo ugeze muri gereza, ibyo mbabwira ni ibintu ngiye nabayemo. Iyo ugeze muri gereza ibintu byose ubikora ku murongo. Uwo murongo rero iyo uwukurikije, ugitaha ukagera mu gihugu ugasubizwa mu buzima busanzwe, hari ikintu bigufasha. Iyo ukurikije ntujye mu makimbirane, ukaba wikirinda ibiyobyabwenge, ukirinda buri kintu cyose cyakugwanganyisha n'itegeko, biragufasha kandi bikugeza kure. Aha, ubwo rero ndumva nta kindi nakongeraho uretse gusobanurira abantu yuko gereza uko muyikeka aba bari hanze yayo siko bimeze, bitewe n'ibyo Eric ari kutubwira. Biterwa nuko witwaye, ariko hariya ni ishuri, harimo ubwenge, gushyira ubwenge ku gihe, kumenya amategeko, kumenya icyo wazize, mbega no gusubiza ubwenge ku gihe. Eric, twagira ngo ukomeze aho wari ugeze. Byabaye ngombwa yuko umenya yuko nta muntu wagukoresheje icyaha, ni itegeko ryubahirijwe, uwuza ukeye ku mutima. Ndetse n'ikimenyimenyi ujya wa mukobwa wari mutoya, ese wari wamufashe ku ngufu cyangwa mwaye mwakundanye, ariko byitwa yuko atari ageje ku myaka, ariko urasubiza wahuranya uhita uvuga n'ukuntu na nyuma byakomeje. Nkimara gutaha naragiye nsanga ari mu rugo iwabo nyine, yaragumye, ndagenda ndamufasha, tugumya gukundana nk'uko byari bisanzwe. Biba ngombwa yuko tuza kubana, turabana, twaragiye gusezerana mu rukiko hano ruguru hafi ku Gitega, turangije gusezerana, ubwo turabana. Hagati aho rero ibyahise bikurikiraho nyuma yaho, urumva imiryango ntabwo ibana neza.
iyo niyo ngaruka ya mbere iba mu bantu bafunzwe, imiryango ntibana neza. Ugasanga umuryango wo ku muhungu cyangwa ku mukobwa uhora wishisha undi, ese buriya ntiyamushatse kugira ngo azamuhemukire, abandi nabo bati ese buriya uriya mukobwa agiye kuri uriya muhungu kubera iyihe mpamvu, buriya se abatekereza. Ibyo byose ni ibibazo biri mu Banyarwanda. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu yafunzwe agataha agasubizwa mu buzima busanzwe, aba ari umuntu ukeye ku mutima kandi ukeye no ku mubiri. Ntabwo abantu bose babona bafunzwe ukasigara ubona bazanye inkovu ku mubiri, byagenze gute, biriya ni ibyabo ku giti cyabo. Ariko mu by'ukuri iyo wafunzwe ugataha uba uri umuntu muzima ukeye. Ari naho mpita nkomereza nk'uko wari ubivuze. Urabona njye none mufasha wanjye nta kintu na kimwe tujya dupfa. Kubera iki? Rwa rukundo rwaduhuje mbere na mbere nirwo rukomeza rukatwubaka. Harya ahubwo hari ikintu nashaka no kumenya. Imyaka 17 yari afite, yari mutoya. Wowe wari ufite ingahe? Cyangwa mwari mu izihe, mu buhe buzima kugira ngo abantu babimenye? Ese mwakoraga mu rugo ahantu, wari umucuruza ahantu, watwaraga imodoka kugira no twumushukisha kugira ngo nabyo tubimenye abo bijya bibaho? Ego murakoze, icyo kibazo ni nakiza. Ubundi ngewe nari umuhereza. Uyu mufasha wanjye yari umugroupe vacancionnel, sinzi niba abantu babyumva. Ni babandi bavamo abamanseri, ababikira. Ego nawe muri buze kubimwibariza bwa bibasobanurira neza, ngiye ntago nabimenya cyane nkuko we yabibayemo. Ariko noneho aho niho twahuriye, ngiye nabaga kwa padiri, nawe akunda kuhaza buri gihe. Noneho biba ngombwa ko dukundanira aho ngaho ariko ataruzuza imyaka. Icyo nicyo kintu cyaje kuduhuza, nuko twese twahuriraga ahantu hamwe. Aje gusenga ngemba kwa padiri. Hari ikibazo abantu baribaza, nabaga kwa padiri gute? Ngewe ntago nabaga kwa padiri mu buryo bw'ubupfubyi. Niko nabagaho. Nta babyeyi wagiraga? Icyo gihe nta babyeyi nagiraga, ariko nyuma naje kugirirwa ubuntu ndababona. Ako karona kura katubwira ruvuga ngo nibwo bwa mbere numvise umuntu wari imfubyi akazagira ababyeyi. Nanjye ndi imfubyi, ariko wabona nanjye nzababona. Ni ibitangaza se, barakuzukiye. Ariko ntacyo komerezaho ntibigende ku murongo umwe. Ubwo ngubwo urumva nageze muri gereza, haba harimo abantu batandukanye, abasaza, abakecuru, abantu bakuze, aburuta. Noneho baza nza kubabwira amateka ukuntu nabayeho. Bigeze aho barambwira bati cyakora umuryango wawe urahari, bandangira uri yemwe, na nyuma baza kumpuza nawe. Kandi pe uwo muryango narawishimiye, narawubonye muri ubwo buryo. Papa na mama? Ego. N'abavandimwe? Abavandimwe barahari. Ni byiza cyane. Ako ni kamwe giye numva buriya ni keza. Umuryango uyu ufite niyo mwaba mutabana neza ariko byitwa ko ari umuryango, ni byiza. Hanyuma icyo numvise mu magambo make n'abandi bagomba kumva cyangwa tukavanamo inyigisho, nuko tubisubiremo. Ngiye najyaga mbyumva naye nkagira ngo ni igipindi gereza, tuvuze yuko ari ahantu abantu bajya kurakarira. Ariko niba ibyo tubwira ari ukuri koko, kandi genda abona ari ukuri ko nta kuri mu bayobozi ngo uri kwitaka, nta uri kushinzwe za gereza, nta cyo uri kwaka kindi, n'ubuhamye bwo kubohora umutima. Niba ariko bimeze koko, abantu nibahindura imyumvire, bumve ko umuntu uvuye muri gereza iyo yitwaye neza aba ari umuntu muzima. Ko nanjye iyo bambwiye ngo uriya muntu avuye muri gereza nta nubwo numva twararana, mba numva yararanye icyuma. Ikindi, imiryango nayo ari yatumye itegeko ryubahirizwa, cyane cyane n'ibyo tuvuga ngo yareze, ariyo umuntu wayo amategeko yamwubahiririjweho, kenshi bavuga ko barezwe nabo. Izo nzika bazireke ko ntacyo zitumariye. Niza nzika zizajya mu bana zikaba indagano, zikaba umurage. Ubwo rero ndumva ari nacyo kintu hari cyabanje kugutonda, wowe ko nta kibazo ufite, ariko umuryango witwa kwita madamu kano kanya, ariko wari wa mukobwa ibyabaye ariko itegeko rikubahirizwa, ari wa muryango wageze aho nawe ubwawe urawumenya. Ntabwo byari ishyamba ntiryari ryera ariko ritagomba kuba ariko bimeze, ko wumvaga ko ushaka kuza ari amahoro masa
noneho ukomeza utubwire muri make uko byagenze twihuta kuri iki kiganiro cyawe gifite iminota mikeya, turebe n'umwanzuro twafata cyangwa n'abandi icyo twabasaba ngo badufashe. Murakoze. Kuza nkashaka umukobwa wabo ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri, n'abantu nabo barabyumva. Niba warafungiye umuntu ugataha nyuma y'imyaka, ubu ntashye hashize imyaka 3 ntashye. Urumva mu myaka 3 umugore wanjye tumaranye umwaka n'igice. Urumva namushatse mu mwaka umwe mfunguwe. Ntabwo inzika abantu bagiye bavuga bati runaka niwe waramufungishije mwaramufungishije, ariko mu by'ukuri dukureho ikintu cyo kuvuga umuntu waramufungishije warakoze icyaha. Ibyo mubwira ni ibintu njyewe nzi nabayemo kandi ndimo na n'ubu. Umudamu wanjye nguyu nta kibazo mfitanye nawe. Umuryango nicyo kibazo, nicyo kiza kuba ikibazo. Ntabwo bahita bakwiyumvamo vuba, ntabwo bahita bakwiyumvamo. Ni ibintu bisaba kwigisha, ari nayo mpamvu mudufashije mwajya mushyiraho ibiganiro byo guhora bigisha buri gihe ku buryo abantu bahinduka bumve yuko umuntu niba atashye atari za nzika zo mu muryango, atari ibindi, asohoka ari umuntu muzima nk'uko yari ameze mbere, ataragwa muri icyo cyaha. Eric, wenda ibyo ngibyo si ibyo dusaba nkatwe, ariko natwe twabisaba abari hejuru bagira babasura benshi, ahubwo nimwe mugomba kuduha ibiganiro nk'ibyo, kuko giye uko mbibona kano kanya nuko ubuze ko niwe wawe uri kuduha ikiganiro. Ahubwo twebwe rero amarembo arafunguye kuba ari bo bose, abafite inkuru zose, wafashwe ku ngufu ntibivugwe, uwabeshyewe bipfa kuba bidahungabanya umutekano w'igihugu, ko hari inkuru nyinshi abantu babitse, kandi uko bibika niko bimera nk'ikirunga, ariko iyo uje ukabivuga uruhuka ku mutima. Twakomeza, ariko kwigisha byo bigomba guhoraho. Nakoze ibintu nk'ibyo rero, nk'ibyo bituma abantu bagwa mu byaha. Ni ibintu biba bisa, ni ibiyobyabwenge, ese ni ubujiji, ni ukutamenya icyaha mu by'ukuri. Ibyo byose bikakugusha mu cyaha utari wateganyije. Aha, reka wenda duse nk'abihuta, ndabona bari kutwereka ko iminota iri kugenda igenda, ariko ufite ni ikibazo nkibaze Eric, kuri umuryango w'umukobwa. Genda umva ko bumvaga yuko bagufungishije kandi n'itegeko. Eze ku muryango wamenye noneho by'agatangaza, nta byabaye mahwi, nta kibazo, ntibakwiketse, ntacyo se mu by'ukuri byagenze neza boda cyanga? Ntabwo byagenze neza cyane, aho nawe mbeshye, ariko buhoro kwigisha ni uguhozaho. nanjye ngenda nsaba imbabazi buhoro, wenda bizageraho bikunde. Ibintu wasisi, wari waratangiye akazi? Ego, naragatangiye. Ibintu wasize se waraje ubisanga ari bitaraga, dore yuko ngira ngo sinzi n'imyaka ingahe bagukatiye? Bari barankatiye bwa mbere imyaka 20, ndajurira bampa imyaka 5. Ubwo se nk'abantu bamenye ko imyaka 20 bahise bakwibagirwa, ni nka burundu mbega. Kandi menya nta n'imbabazi bajya batanga kuri ibi byaha. Nta mbabazi ziba ku cyaha cyo gusambanya abana, nazo. Ahubwo ubu byaranakomeye, ahubwo abantu babyirinde. Nagize amahirwe kuba barampaye imyaka mikeya. Ababikora ubu ngubu nk'iki cyaha nakoze, iyo uwari uri kugikora ubu ari guhabwa burundu y'umwihariko. Ntabwo byoroshye, ahubwo ziko gihe nagira inama abantu n'ukuri abantu bashyira ibintu ku mugaragaro, duhindura umuco. Ku giti cyanjye, niba ugiye gukorana imibonano n'umuntu, aho kugira ngo ujye muri ibyo, mwaka ibyangombwa, nimurangiza mugirana amasezerano. Ikindi ko nabyita kabisa, kuko kibazo ibintu by'urukundo rero byo biza nk'ibiyobyabwenge. Ni nk'uko ugenda uyivuga ngo ndanywa kamwe ugashiduka wasinze ikaziye. Ego, niko bimeze. Kuko nkanjye ukuntu byagiye bimbaho, ni ibintu byagiye biza buhoro, nshiduka naramukunze. Ntabwo urukundo turutegeka reka. Nibyo n'umuntu wumva mwirirwanaga kwa padiri birumvikana. Reka rero reka tuduhe n'ijambo madamu, niba ari ikindi kintu yavuga agira icyo atubwira.
murakoze. Bw'ubuhamya amaje gutanga butari butoya, byari ibintu bigoye cyane. Byari ibintu bigoye nk'uko yabivuze. Nabaga muri groupe vocationnelle nyine mu bakatolike y'abantu bashishoza umuhamagaro. Icyo yadufashaga ni ugushishoza umuhamagaro wacu. Muri uyo muhamagaro wacu harimo ni ibiri. Harimo kwiha Imana nyine ukaba wakwiha Imana ubuzima bwawe, ukaba padiri, ukaba umubikira se, cyangwa se ukaba umuntu ukorera Imana nyine udashinze urugo. Noneho undi muhamagaro ukaba uwo kuba washinga urugo, uri umukobwa ukaba umudamu, uri umugabo uri umuhungu ukaba umugabo nyine ukubaka urugo, ariko ugakomeza gukorera Imana wubatse urugo. Urikumva ni imihamagaro ibiri itandukanye. Noneho njyewe iyo groupe nayigiyemo nyiri umwana, ko nari mfite ababyeyi nyine bakunda gusenga cyane b'abakatolike. Noneho nyine nkunda gusenga, nza kujya muri iyo groupe kuko ababikira narabakundaga cyane no gutegura indabo. Nkumva nyine ko kwimana ari byo bintu byanjye, bitewe nuko nakuriye mu muryango ukunda gusenga. Noneho muri iyo groupe nyine kubera nakunda kujya kwa padiri kenshi, nkakunda ibintu byo gutegura indabo, nkakunda ababikira cyane, nkumva ko ari bwo buzima bwanjye. Noneho niho twamenyaniye kuko nakunda kujya kwa padiri kenshi, n'ababikira baraho muri iyo paruwasi yacu ya Shyorongi. Iyo babaga badahari nyine batabonye umwanya, ni nge wajyaga gutegura indabo. Noneho uyu nguyu twahuriraga inshuro nyinshi, turamenyana nk'umuntu ugenda mu rugo umenyana n'abantu baho cyane. Noneho tuza kumenyana ariko bisanzwe, nkumva yuko nge nzi Imana, nta bintu byo gukundana birimo. Ariko uko iminsi yagiye igenda ishira, nkabyumva nkumva biranzamo ariko gahoro. Noneho bamwe twari kumwe muri iyo groupe baza kugenda, bamaje kugenda urikumva habayeho kugenda kuri bamwe twari twaratangiranye iyo groupe. Abenshi bamwe bagiye bajya mu bihugu byo hanze, hari abagiye muri Espagne, hari abagiye mu Fransa. Nanjye nkumva yuko mfite koko ubwo bushake bwo kuba najya kwimana, ariko akakomeza kumbwira ese kwimana kucyo bikunze, ukumva nyine we ntibimufasheho. Boro gutyo kubera nabo ngabo twari twatangiranye iyo groupe bari baragiye, nkumva yuko kwa baransize hari bimwe byinshi nagiye ntakazabaje muri iyo groupe bakagenda bansangamo, nkumva birandwana amari bibiri. Gukundana nawe nkumva ntibimfasheho, ku rundi ruhande nkumva byo kwimana nibyo bimfasheho. Nibwo rero muri uko kugenda biza boro twaje kugwa muri uwo mutego. Uwo mutego maje kugwamo niga mu mwaka wa 6 primaire. Noneho tubiza kurangira turyamanye antera inda, niga mu mwaka wa 6 primaire. Inda narikoranye ikizamini cya leta. Ahanini unarebye imbaraga nyinshi zaba zaraturutse ku kigo. Uri kumva niba ikigo cyarabimenye, kimaje kubimenya, cyatumye ababyeyi bavuga kuki nk'ababyeyi ibi bintu kuki mutabimenye gute mubana n'umwana akagira ikibazo kimeze gutya ntimubimenye. Nyine ugasanga nabo wenda babuze aho babihera, ariko ugasanga ibyo bintu ko ari bibiri, ari ikigo ari n'ababyeyi, uruhare rwabo hanini rwagiye ruzamo. Nyuma rero yo gufungwa, yaragiye arafunga cyane ko amajyaruguru niyo yari yafungiwemo, bakurikiza itegeko cyane, ukabona nyine barashakisha ibimenyetso byose. Niba kuko nge nagiyeyo bambwira itegeko nyine, iyo udafite icyo uvuguruza ku itegeko uri kumva nta kintu kindi wakora. Ubwo mbona ko nyine ari ibintu ntashyiramo imbaraga. Wenda ku bwanjye numvaga ko nanagenda bakadufungana, cyangwa se nkumva yuko gutandukana nawe bidashoboka cyane ko ibyabaye twese twabigizemo uruhare. Ariko mbonye ko nyine nta kindi ndi bubikoreho, ndatuza ndabyakira, nkomeza kuba mu rugo. Mama nawe yari akiri mutoya, afite umwana mutoya, nanjye mfite inda. Byari ibintu bigoye cyane. Uri kumva n'ubuzima wabuhindutse, niba ari uri mu ishuri uwo waguteye ndaragiye, nta kumubona, nta famiye yuzi, bari ibintu bigoye cyane. Hagati aho ngaho ndanarayibyaye, nguma mu rugo, nyine ubuzima burahinduka. Ariko noneho nta n'amakuru ye nagomba kumenya kuko hari kure cyane iwacu, nta na famiye ye nzi byura, ndayibaza amakuru ugasanga nyine ni ibintu biruhanyije. Ubwo rero nagumye mu rugo ndatuza, ariko nyuma naje kubona ababyeyi be. Gusa byarantunguye kuko nari naramaje arambwira nta babyeyi afite,
nyuma rero nza kubona ababyeyi be nyine aho ikibazo kivukiye, menya ko ari ababyeyi be, ariko uri kumva nk'ahantu ntari narigeze mbona menya, byarangoye kubyakira. Gusa narabimenye ndabyakira kuko nta kindi nagomba kubihinduraho, n'amakuru ye nyamenyaho agace gatoya, ariko uri kumva iwacu hari muri Kanyinya, we ari mu majyaruguru, uri kumva Kanyinya iri mu karere ka Nyarugenge, ahandi iri mu majyaruguru, hari harimo intera cyane, ntavuga ngo nzajya kumureba n'uwo muryango ntafite ubushobozi bwo kuba nakurikirana, ndabyorera ndavuga nyine buhoro buhoro bizagenda biza. Ubwo rero nyuma aho afunguriwe twarongeye, narabimenye ko yafunguye kuko uri kumva aho yabaga Ishyorongi hari muri paruwase yacu, hari hafi cyane. We yarafunguye nk'ahantu yabaga, niho yahise agaruka, yaraje baramwakira barabyishimira. We icyo yahise akurikirana ni ukumenya ese iwabo najya iwabo bigakunda. Nko mu minsi 2 yaje mu rugo, iki gihe hari kuri Noheli, ansanga mu rugo turavugana, ariko nkumva ko nanjye bineye ubwoba, nkavuga se niba atashye tuzabana gute hagati yanjye nawe, ese hagati iwacu twumva iwacu nta mubano mwiza wari ugihari, uvuga se bazabyakira gute, bizagenda gute. Ariko ku buryo bwa mbere azana nabanje no kumubwira nabi, nkumva yuko ibyo yakoze nyine bitewe n'uko ababyeyi ari bo twabanye igihe kinini, nkumva yuko bitashoboka kongera gusubirana nawe cyangwa se kuba twakongera kujyana ibiganiro birebire. Ariko rwa rukundo rwa mbere uko iminsi yagiye ishira, kuko icyo gihe yaraje agira amahirwe, nyuma y'igihe gito asubira mu kazi ke yakoraga mu mujyi, noneho asubira mu kazi ke buhoro buhoro, tukajya tugenda tuvugana kuri telefone, buhoro buhoro rwa rukundo rugenda rugaruka. Ariko byari ibintu bigoranye ku buryo byaje kugeraho dukomunikana, dutangira kujya tuvugana, umwana akamubona, buhoro buhoro bigenda biza. Ariko umuryango ukambwira ugira ubwenge, ibiki n'ibiki, bakambwira nabi, ariko nkatuza nyine muri njyewe nkavuga nta kundi byagenda, niba njye mukunda nawe niba nkunda nuko nta kundi. Nyine ku mpande ebyiri nkavuga ese njye ubwanjye nkicara nkavuga ese bizagenda bite. Ariko kubera ko nta n'ubundi na mbere hose batamwumvaga, nkavuga nta kintu mfite kirekire cyo kubabwira, wenda mbe nakucarana na mama mubwire biri kugenda gutya, nubwo twageze ku rwego rwo kuba twabana, ntago ababyeyi banjye bari bakabyiyumvamo. Byari ibintu biruhanyije cyane kuba bakumva yuko umuntu byagenze gutyo muri icyo gihe cyose twakongera kubana, ku buryo kugezana n'isaha ntabwo nshaka kugira ikibazo ngo mbe nakwisanzura mvuge ngo bari abantu reka tube twagirana ikiganiro, cyangwa se reka tube twakomeza kugirana umubano, wenda ngo ningira nk'akabazo cyangwa se nkenera nk'umujyanama ngo mbe nahamagara, kuko mba numva yuko bigoye cyane kumubwira ngo wenda nagize akabazo mu rugo cyangwa se mu rugo bigenze gutya, nkumva ko ntago binyorohera. Ahubwo usanga ku ruhande rw'ababyeyi be aribo numva cyane, bo ndabumva cyane, ugasanga aho kugira ngirana umubano munini n'ababyeyi banjye, ahubwo nkugirana n'ababyeyi be. Hagati aho ngaho rero icyo nashishikariza urubyiruko muri iki gihe ni kuba maso bakareba, ego wenda urukundo ruraza rukabamo ibishiko byinshi, hakabamo kwirekura, ariko nibagire gushishoza. Niba banagize ikibazo bo ubwabo bicare babanze barese iki kintu duhuye nacyo tucyitwaremo dute, kuko usanga yo niyo mwakundanye umwabwira undi ngo ni wowe wanshutse, undi ngo ni wowe wanshutse. Oya, nibicare barebe hagati yabo mbere yuko bigera ku miryango, hagati yanyu ni mu bwanyu muba mwarihuje. Ntago iyo miryango iza nyuma ntago iza kugira ngo ariyo igira ikibafasha, ahubwo mwebwe mbere ya miryango ni mu bwanyu muba mwabanje guhura. Kuko icyo gihe iyo tuza kuba turi ba bantu twacenganaga byari kuba bigoye cyane, ariko kujya ku ruhande rwanjye nkavuga uriya muryango n'undi yamisha umuryango we n'ibiki, ugasanga nyine ni ibintu ndemereje. Ariko icyo nababwira cyo kugeza ubu, umuryango we niwe muryango wanjye, numva undi hafi cyane kuruta umuryango wanjye. Murakoze ubwo namwe mufite icyo mubivuzeho, wenda bari kudukurikira bari kugira ngo twabaniganye ijambo cyangwa ni igitugu. Iminota twagenewe turi kubona isa nk'iyarenze cyangwa nta nisigaye. Eric, wenda mwagira icyo mudutangariza musoza, natwe tugasoza tubwira abakunzi bacu. Ariko icyo navuga nakivuga nyuma, ariko ndabona ari ubuhamya bukomeye ariko bwuzuyemo inama.
murakoze. Ikintu cya nyuma navuga ni uko umuntu wese wagize ingorane zo gufungwa ye kugira umutima mubi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibyamubayeho yibishyira ku bandi bantu, ahubwo yumve yuko ari ingaruka z'icyaha yakoze, ye kugira ngo hari undi wamurenganyije, niba yaragikoze koko yemera gihanirwe, nta kundi byagenda. Kandi nanataha ye kugira inzika ngo runaka yaramfungishije, kuko nta mategeko yamuhanye, nta nzika zindi agomba kugirira abaturage bari basanganywe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze rero abantu bose mwadukurikiye, mwashoboye kwihangana mukagera ku mwisho, ku iherezo ry'iki kiganiro. Ubuhamya bwiza, ubuhamya burimo bukora ku mutima, rimwe na rimwe wabona bunateye n'agahinda mu by'ukuri, ariko bugomba kuvamo inama. Ko ibintu byose buriya sinzi ukuntu bavuga ngo imbuto yera ku muruho, ibi bintu byose ni ibintu bibi tunyuramo, ariko kugira ngo bizadusigire bibe urukingo rw'abandi. Niba koko nk'uyu mudamu atubwira ati nta handi mbona ubujyanama, ni kuri wa muryango, abandi bagombaga gukeka ko ari we wangiriye ibintu bibi n'ibindi bibazo byose, turabatumiye mwese, karibu. Ibintu byose mwumva mufite ku mutima bibaremereye, twebwe hano tuzabaha umwanya mubivuge. Abakunda rero ukuri mbona, turababwira tuti mwongere mwibuke gukora kuri iyo nzogera kugira ngo buri nkuru izageza mujye muyibona, mukore share, mubimenyeshe n'abandi, mukore like, aho hasi mushyiremo commentaire nyinshi, comment. Niba munakeneye yuko tuzongera tukaganira n'iyi couple, baracyahari. Yewe nihagira n'ibintu bidasobanutse mwaba mwumvise, kuko ibintu byabo ni birebire, byafata iminsi myinshi, ariko tuzagenda buhoro buhoro. Mwese rero turabashimiye uko mwadukurikiye, naho ubutaha. Ciao ciao, mukomere.